amoko yose tubyina mu buryo butandukanye n'indimi zose. Ngo bariya ni babandi ngo bakuye mu rurya mubabaro mwinshi, ngo ariko bamisha ibishura byabo mu maraso ya ntama. Haleluya, haleluya. Hari ikindi gitaramo kidutegereje mu ijuru. Wabuhombye utaramiye inanga. Hano hano ni heza, hateguye neza, ariko ntibigereranywa. Wabuhombye utaramiye inanga mu gitaramo cyo mu ijuru ntuzabonekeyo. Kandi biroroshye no gutumbera uwabambwe. Haleluya, no gutumbera ku musaraba. Mana ishimwe cyane, yarabyoroheje kugira ngo n'umuswa atazayoberwa iby'iyi nzira. Mu gihe kimwe Yesu yishimiye mu mwuka. Haleluya, yaramaze gutuma abigishwa be 70, amaze kubatuma bagiye kuvuga ubutumwa bwiza, bagaruka banezerewe bavuga ati n'amadayimoni na yaratwumvira mu izina ryawe. Twagiye ducyaha biranejeje gucyaha dayimoni ikava mu muntu, ukabona umuntu wari umusaza wabaye muzima, bidutera akantu k'akanyamuneza. Nawe niko bagarutse banezerewe mu mitima yabo ngo n'amadayimoni yatwumviraga mu izina ryawe. Haleluya, nabyara bishima. Ariko aravuga ngo ikiza kurutaho ngo nuko amazina yanyu yaba yanditse hehe mu gitabo cy'ubugingo. Ngo ako kanya ngo yishimira mu mwuka wera. Haleluya, ngo aranezerwa aravuga ngo ndagushima data muremyi w'ijuru n'isi ko wabihisha abahanga n'abanyabwenge ukabihishurira abameze nk'abana batoya. Haleluya, data yarabyoroheje kugira ngo n'umuswa n'utarize n'umukecuru wahuye na Yesu ku myaka 80 nawe atazabiyoberwa. Wowe rero ukiri mutoya, abatoya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Wowe ugifite amahirwe yo kumukunda kurutaho, no kumukorera kurutaho, no kumumenya kurutaho, no kumuhishurirwa kurutaho. Ntukizwe nk'umuntu ukijijwe mu minsi ya nyuma. Siko bimeze? Udakizwa nk'umuntu ukijijwe ku marembera y'ubuzima. Haleluya, Imana ibaho umugisha. Nejejwe no kuba hano. Murakoze gukorera Imana, abakozi b'Imana. Murakoze no kunkunda mukantumira. Ubwo nyine murankunda kuko mutankunze ntimwantumira. Bavuga butumwa baruzuye ntagahishye muri kino gihugu Imana yaraduhaye. Haleluya, murakoze rero kuntumira kandi mbishimiye Imana kandi ndashima ubwo buntu. Ariko iyi Imana y'imbabazi, haleluya, nanjye ikambwira ngo nyivuge. Murabona atari ubuntu bw'Imana? Nukuri. Haleluya, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Abagore ntitwari turimo, ariko ntekerezaho iyo ari igihe cya krize, iyo ari igihe cya crisis, cyongereza we, iyo ari igihe cya krize bahamagara n'abatemewe n'abadashyitse n'ibidakwiriye kubera ko biba byihutirwa. Ubwo rero ntumara umwanya uvuga ngo uriya mugore se, ngo buriya se we, oya nta uriya mugore. Haleluya, ni igihe cya krize kandi abantu barimo bararohama. Haleluya, iyo abantu barimo barohama ntago umuntu avuga ngo ese ngo wararohorwa nandi. Icyo tuba dukeneye nuko uwo muntu yarohoka. Ubutumwa bwiza burihutirwa. Haleluya, abantu barimo barapfa kandi barimo bararimbuka. Bamwe mu bahawe ibikwiriye, bamwe mu bahawe ubwenge, abandi mu bahawe ubuhanga no kumenya ntibabyitabiriye kuko byabaye nk'ibintu bisuzuguritse. Hanyuma natwe data duhamagaramo twinjira dutyo tudakwiriye, tudateguwe kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya, ndi mwene so rero muri Kristo Yesu. Tuzahurira mu ijuru, nitutamenyanira i Kigali mu ijuru tuzamenyana. Haleluya, dukomeze rero urwo rugendo. Ibiturangaza ni byinshi ariko bitera umugongo. Ntukererwe iwacu sino nta n'ibihembo dufite inahangaha. Ntibigereranywa no kubyara, ntibigereranywa no gushaka, ntibigereranywa no kubona za visa, ntibigereranywa n'amamodoka meza, ntibigereranywa. Ibyo tubikiwe mu ijuru nta kintu wabona wabigereranya na kinahangaha. Haleluya, ngo ejo kigukereze ngo sindabona iki n'iki, ntibigereranywa. Ubundi ibyo twagizwe byo nibyo twarazwe, ntabwo dushobora kubimenyera inanga, dusogongeraho gakeya. Ariko nitugera mu ijuru, haleluya, tuzamwikubita imbere tumubwira ngo wanciye iki Yesu, niki cyatumye unkunda. Mutabona ubu ngubu agakiza kasuzuguwe, siyo shusho. Haleluya, Yesu arimo kubacira imigani abagereranyiriza uko ubwami bw'Imana bumeze. Yageze ahantu hamwe aravuga ngo bimeze nk'umuntu wari urimo ahinga. Haleluya, kandi uwo murima nawo ntiwari uwe, yari arimo ahinga. Ngo nuko ngo agwa ku izahabu y'igiciro cyinshi, agwa ku mabuye y'igiciro cyinshi, ngo bimutera kujya kugurisha ibyo yari atunze byose ngo aza gura uwo murima. Ngo ubwami bw'Imana nuko bumeze. Haleluya, utabona tudafite amazina atariyo, tubishasha amazi, siko kuri. Haleluya, iby'ukuri birahenze, n'iby'agaciro, kandi abo byageze mu mutima barabizi. Haleluya, barabizi, birabarutira ibintu byose. Abagabo batubanjirijwe barapfuye kubera byo.
barabuvugaga bakabica, bagakomeza bakabivuga. Haleluya. ngo bashatse kubacecekesha, Gamariyeli rimwe yabagiye inama aravuga ati rega niba ibi bintu bitavuye ku Mana bizimara ubwabyo, nimubihorere bizimara nk'uko n'abatayuda n'abandi babanje abantu bakabuki, ariko ibi bintu niba bivuye ku Mana ntimushobora kubihagarika. Haleluya. Niba ibintu abantu barabipfiriye bakabipfira, uyu mugabo witwa Yesu, Imana yambaye umubiri, haleluya, agasiga nta shuri rya teoloji, agasiga nta monima, agasiga nta gitabo yanditse, tukaba tumuvuga imyaka irenga 2000. Waba wigiriye neza ubyitayeho. Haleluya. Waba wigiriye neza witaye ku ijambo ry'Imana, waba wigiriye neza witaye ku byo twasigiwe, nta gihombo namba ndabibonana. Nanjye natinze kubimenya ariko aho nabimenyeye nta gihombo namba, nta gihombo namba cyo kwicara ukiga amagambo y'Imana uri wenyine, nta gihombo namba cyo kuvuga ngo Yesu nkumenye nguhishurirwe ndushaho gusa nawe, nta gihombo namba. Haleluya. Uretse ko dufite n'ubugingo buhoraho tukaba turimo tujyayo, dufite n'amahoro tukiri n'ahangaha, dufite amahoro, dufite gutekana mu mitima. Haleluya. Biriya Yesu yavuze ngo araduha amahoro atandukanye no kwisi yatanga, na amahoro atari circonstanciel, na amahoro adaterwa n'icyo wahawe n'icyo wabonye. Amahoro y'isi azanwa nuko byaciyemo, promotion mu kazi kumva biraryoshye, dufaranga twakwiyongeramo kumva biraryoshye, wabyara ukumva biraryoshye, ibyo bintu byose biraryoshye, ariko ntibigereranywa n'amahoro Yesu atanga. Yesu ni muzima, ntabwo ari inkuru, ntabwo ari myth, ntabwo ari umugani. Yesu ni muzima. Umwana umwe mu isi yashize yampaye ubuhamya numva buryoheye, yakuriye mu itorero akurana n'ababyeyi bakijijwe, ariko akajya yumva ntibyinjira cyane nk'uko babikabya. Yabonaga abavuga butumwa bakabya, akajya abona abantu bafite nk'ukuntu babikabya, akabata ko biriya bintu ko mbona babikabya ngewe ko atari byo nakiriye. Aza kugira impamvu itari nziza yatumye yicara ahantu hamwe amezi 7. Hanyuma yicaye ayo mezi aravuga ati Mwami ndashaka ibi bintu, ntago nshaka Yesu wa data na mama, ntago nshaka ibyo mu idini, ndashaka ibi bintu. Nagira ngo ngire ko abafite umutima meze gutya bibaha. Haleluya. Arabitanga. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Haleluya. Kwa gatanu twaraganiriye neza, ngewe natashye nafashijwe burya pastor natashye nafashijwe, twaganiriye neza tuvuga ku mwuka wera. Haleluya. Turaryoherwa, natashye nafashijwe. Imana ishimwe cyane. Ubwo wenda n'abari baharirize ko nabo baguwe neza, numvaga ndimo nunguka. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera rero ntago twabasha kumuvuga kuko ni Imana. Imana se, Imana ntibayiga, Imana barayihishurirwa. Icyo akora inkuru nziza nuko nyine muri ubwo butumwa bwiza ariho yihishurira abantu. Ariko ubundi se twamumenya se, twamuvuga gute se ko yuzuye isi n'ijuru, ko yuzuye ahantu hose? Mwuka wera ntago ari Imana yadutse vuba, nta nubwo ari munsi twabivuzeho, ntari munsi ngo data arabanza Yesu agakurikira Mwuka wera. Oya, ni Imana. Haleluya. Ni Imana. Na Yesu ntari munsi y'Imana, ni Imana. Twabivuzeho ko umuhanuzi Yesaya yabibwiwe bavuga ngo dore duhawe umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu yatuvukiye, azitwa igitangaza, umujyanama n'ibindi, ariko bavuga ngo azitwa data wa twese uhoraho. Haleluya. Uruhinja rwitwa data wa twese uhoraho ntabwo ari uruhinja, ntabwo ari munsi y'Imana, ni Imana. Ubutatu nta muntu urabasha kubusobanura neza, ndetse rimwe na rimwe nabonye abahanga iyo bashatse kubusobanura ahubwo babivanga ukuntu. Rero ni Imana. Ni igitangaza Imana mu bumana bwayo kwemera gutura mu mitima ya twebwe abizera. Ni igitangaza kitakwirwa mu bwenge bwacu. Niyo mpamvu kubera ko dukunda kureba ibintu bigaragarira amaso biboneka, twumva byari kuba byiza iyo tuza kubaho mu gihe cya Yesu, none tukajya tumwikoreraho tukamwibonera. Ariko nyamara Yesu agiye kugenda yabwiye abigishwa be ngo ikibafitiye umumaro nuko nagenda. Haleluya. Ikiri avantage, ikiza kurutaho nuko ngenda. Kandi Yesu ntakabya, ntagira ibintu byo gukabya byo kugabanya no kongera. Oya, iyo biza kuba bifite umumaro ko haguma nabwo barabibabwiye. Haleluya. Ariko bavuga ngo icyaba cyiza nuko nagenda, icyabagira umumaro nuko nagenda, kuko nintagenda ntago muzoherezwa undi mufasha umeze nkanjye. Haleluya. Ariko ningenda nibwo iryo sezerano rizaba. Iryo sezerano niryo duhagazemo, ariko twebwe abarihawe benshi ntitwarimenye. Niyo mpamvu tubona n'intege nkeya, ukatubona na gushoberwa, ukatubona na gushaka abantu tuzi ko igisubizo cyabo turi bukibonere muri bo. Nyamara Imana mu bumana bwayo, haleluya, yashimye gutura mu bayizera. Byahawe abizera twese. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Hari ibintu bibiri rero byabaye ndibuvugeho kubw'imbabazi z'Imana, byabaye ku byumweru bibiri. Hariho icyumweru cy'umuzuko. Haleluya. Yesu yarabasanze muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 19. Icyama abantu bavuye gusirimba hano bakaba bakunda n'ijambo ry'Imana. Nababonye musirimba, mufite na Bibiliya. Haleluya. Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 tugeze kuri 22. Bimwe byabaye ku cyumweru cy'umuzuko, ibindi byabaye ku cyumweru cya Pentecote. Yohana 20:19 kugeza kuri 22. Ibi bihe byombi turabikeneye kandi ni ibyacu, kandi ni amasezerano yacu cyangwa ni isezerano ryacu, ko ni isezerano nyamukuru kandi turabikwiriye. Haleluya. Ahubwo tubyitiranyaho gake, ariko byombi ni ibyacu kandi byombi bikorerwa muri twebwe. Yohana 20:19 kugeza kuri 22. Ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7. Ubwo habaga ari ku cyumweru, babaga sabato yarayivuyeho. Nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Urumva ari amasengesho bavanze n'ubwoba, bavanze no kwihisha. Sinzi niba baranasengaga, murabyumva uko byari bimeze. Inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigisha babonye umwami baranezerwa. Kuki yarinze kubibereka? Kugira ngo bashire ubwoba, bamenye neza ko ari we. Haleluya. Kandi koko bari bamubonye abadefigire, yicwa, arapfa. Mu by'ukuri nubwo yari yarabibabwiye bataragira amatwi yo kubyumva ko azazuka, byari bigoye kubyemera. Baramwishe, yakwibambura ku musaraba, arapfa. Bamukura ku musaraba bamujyana muri yamva, babireba. Byari bigoye kumenya ko Yesu wabo bakurikiye basize byose koko ari buzuki. Ubu rero Bibiliya byanditse mu mvugo isa nk'igabanyijeho. Yesu yaraje abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Ushize twavuze uburyo Tom atarahari, nawe akavuga ati ntabyiboneye ngo nkoremo nanjye sinabyemera. Yesu aje nawe arabyina bimwereka. Ngo abigisha babonye umwami baranezerwa, ariko uyu ni umunezero ndengakamere. Baranezerewe, babona ko ari we, koko babona izo nkovu, umubiri wa wundi washenjaguwe, ariko none wari umubiri w'ubwiza, umubiri badakingurira umuryango, umubiri w'ubwiza nk'uwo tuzambara kuri urya munsi. Haleluya. Igihe tuzaba twambaye tuvanywemo kino kibiri kibora, igihe tuzaba tuvuye muri presence y'icyaha. Uyu munsi turimo turezwa, turimo turakizwa, ariko hari umunsi tutazegerana n'icyaha. Haleluya. Hari umunsi tuzambara umubiri w'ubwiza, umubiri udapfa, umubiri utarwara, usiga unogereza, ariko hari undi mubiri tubikiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Babubonye baranezerwa kuko bari babonye neza ko ari we. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Aho niho naganaga. Abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Uku guhumeka nyine imvugo iyo zisobanurwa cyangwa zisemurwa zigenda zitakaza ubusobanuro, ariko abahanga mu ndimi cyangwa abasobanura bavuga ko uku kubahumekeraho kudatandukanye rwose n'ukwabaye mu Itangira ibice 2:7, igihe Imana yahumekeraga umwuka wayo mu mubiri w'umuntu agahinduka ubugingo buzima. Haleluya. Haleluya. Abo basobanura kuvuga ngo bimeze nkaho yahumekeye kuri buri umwe. Ntibyari ikintu cya rusange ko kwizera Yesu n'iby'umuntu umwe. Imana ishimwe cyane. Abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Haleluya. Aha hantu bari bavuye mu gakiza ko mu isezerano rya kera ko kwizera ibyavuzwe n'abahanuzi. Yesu ashimwe cyane. Kwizera igitambo kizatambwa ariko cyari kitaratambwa. Haleluya. Kuko agakiza kagizwe n'ibintu bibiri. Agakiza mu isezerano rye ni ukwizera Yesu nk'umwami, ariko ni no kwizera ko yapfuye akazuka. Haleluya. Hari ikintu gishyashya rero cy'ubuzima bwa Kristo cyari kibaye mu mitima y'aba bigishwa. Mwibuke ko babanaga nawe ataratambwa. Imana ishimwe cyane. Ariko ahangaha bari bizeye uwapfuye akazuka. Agakiza kari kuzuriye muri bo nkuko we nanjye katwuzuriyemo niba twaramwizeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu isezerano rishya agakiza gashingiye ku bintu bibiri nkuko tubibona. Uyu murongo abenshi turawuzi mu Baroma igice cya 10 murongo wa 9 n'uwa 10. Imana ishimwe cyane. Abakunzi ba Bibiliya, haleluya. Abajya kubwira batarakizwa nkuko twasenze, iyi mirongo ndibaza ko tuyizi. Abaroma 10:9 n'icumi. Ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami,
ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, bari baramukurikiye babizi ko ari umwami, ibyo byari byarababayeho, ariko hari haje kuba ikindi kintu. Haleluya. Ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Imana ikwiriye icyubahiro. Haleluya. Data yarabyoroheje kugira ngo hatagira uwo bicika, kandi yarumvise aya makuru y'igitangaza ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Haleluya. Abigishwa bari baratuye ko Yesu ari umwami. Urugero rumwe nafashe n'urwo kuri Natanayeli mu Yohana igice cya mbere umurongo wa 49. Murabizi bagiye bahamagarana kandi baturukaga hamwe, ndetse benshi bari bafitanye isano. Niyo mpamvu iyo habaho igitangaza umuntu umwe agakizwa mu muryango, burya kiba ari igitangaza. Imana ishimwe cyane. Wegeranye nabo Imana yakwegeranyije nabo kugira ngo agakiza wamenye ukababwire. Haleluya. Ntugatinye kubabwira rero. Kuvuga ni ukwacu, gukiza ni ukw'Imana. Ngo Natanayeli aramusubiza, Yohana 1:49. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Haleluya. Uko niko baturaga ko Yesu ari umwami. Iri ni hishirwa Natanayeli yaragize. Murabizi ko kumuzana bitari byoroshye, yari yabanje kubisuzugura ko nta kiza cyava hehe i Nazareti, n'abandi bose nuko bari bagiye baza, ariko hageze ahishurirwa ko Yesu ari umwami. Haleluya. Ari umwami w'Abisiraheli. Bimwe mu by'intumwa zaziraga ni ukuvuga ngo Yesu ni umwami, aho kuvuga umwami w'abami wari uri icyo gihe. Haleluya. Kwadukana kuvuga ngo hari undi mwami cyari ikintu gikomeye barindaga bazira. Ukurero niko guhishirirwa bari baragize. Ngo Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Haleluya. Aha rero tumaze gusoma muri Yohana igice cya 20. Bahuye na Yesu wazutse mu bapfuye, bakiriye umwuka w'ubugingo. Aka niko twita agakiza, cyangwa guhura n'Imana, cyangwa kubyarwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntushobora gukizwa utahuye na Yesu. Babahuye na Yesu gutya baramubona n'amaso, ariko twebwe amaso y'imitima yacu aramubona. Haleluya. Haleluya. Abakijijwe bose babonye Yesu. Niyo mpamvu umuntu wakijijwe yarinda apfa kivuga ati nyamara naramubonye, nyamara impinduka y'Imana yakoretse muri njyewe. Haleluya. Shuti z'Imana, ibi bitandukanye no kujoininga church, bitandukanye no gusanga ministry ugatangira kwiririmbamo, bitandukanye no kuba nafata imirongo ya Bibiliya mu mutwe kuko nshobora kuyivuga mu mutwe kandi bigakunda. Iki ni igitangaza cy'ubumana gikoreka mu mutima w'umunyabyaha akabona Yesu. Haleluya. Agatsindwa mu mutima we, akamenya ububi bwe, akamenya ko atakwikiza. Iryo ni ryo tangiro ry'agakiza. Haleluya. Ndakwifuriza kubaza umutima wawe niba iki gikorwa cyarakubayeho. Ejo utaduherekeza inangaha twagera ku marembo y'ijuru ugasanga nturimo. Oya, oya nshutima, kwizera ni muri none. Haleluya. Turahazi hano muri Yohana igice cya 2 12-13 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ubu twabyawe n'Imana. Haleluya. Turi abana b'Imana. Ibi ntibyiganwa, kubera ko ibintu by'ikirokore byinshi tubikorera inyuma, tukaririmba, tukabwiriza, tukavuga n'indimi, tukanahanura biri inyuma, ariko iby'ukuri biba imbere mu mutima. Haleluya. Mwuka w'Imana ahamanya n'imyuka yacu ko twahindutse abana b'Imana. Kandi utaraba we, uyu mwanya Data yicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo akwakire. Imana ishimwe. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2:23, rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2:23, ndifuza gusasira ibi bintu nubwo biri ngombwa kugira ngo tugana aho tugana, naho ntituri buhatinde. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:23 ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Aha ngaha hita hantera ifuhe ry'ibyo dutegera amatwi tubyita ijambo ry'Imana nyamara atari ryo. Abavuka babyarwa n'ijambo ry'Imana rizima. Haleluya.
niyo mpamvu burya nakaga umwanzi atuze yadutegeye mu bisa nkaho duteranira naho dusengera kugira ngo bavuge ijambo ritari byo, twizere ibitari byo, dukomeze twibeshye urugendo. Umva nshuti z'Imana, iyo usanze ndimo ntanga ubuhamya ko Imana yangiriye neza, ikangaburira, ikanyishyura minervari, ikanyiza indwara, ibyo byose Yesu arabikora. Ariko iyo winjiriye aho ngaho, haleluya, ubundi ibyo ni ibimenyetso by'ubutumwa, sibwo butumwa. Iyo winjiriye aho ngaho ukavuga uti Imana yagiriye neza Rutanzi, ikamwishyurira minervare, ikamubesha mu mazu, ikamuha kubyara yari ingumba, iriya Mana nanjye ndayishaka. Ariko hatabayeho kwibutswa kuri umunyabyaha kandi ushobora kuhabwa umwana ariko ukarimbuka, hatabayeho kwibutswa ko ushobora kubona umugabo n'umugore ariko ukarimbuka, hatabayeho kwitangiro ryacu na Mwuka Wera ari ukwemeza, gukonvenka, tukonvince ko ndi umunyabyaha, icyaha cyiheze kuko ntizeye umwana w'Imana. Iryo niryo tangiriro ry'ubumana n'umuntu, naho bitangirira. None kuko rero izo nkuru zo gutabarwa twese tuzikunda, ayi turazikunda, we nanjye ndazikunda, irakatugirira neza yo kabyara. Kandi kamere yayo ntishobora kwibuza kutugirira neza, ni nyembabazi, ntishobora kwibuza kutugirira neza. Twabyigisha tutabyigisha, twabivuga tutabivuga, ntishobora kwibuza kutugirira neza, yuzuye urukundo n'imbabazi. Haleluya. Ndibona mu bubi bwanjye sishobora kunezererwa umwana wanjye ameze nabi. Hari umwana wanjye kare wambwiye ngo arwaye umutwe, nk'umuntu mu kanya n'icyara numvaga nshugumbwa kumwandikira ngo mubaze ko yakize. Muranyumvira? Ari kure ntari hano, ariko numvaga shugumbwa nko kumubaza, sanga telefone sinayizanye, shugumbwa no kumubaza niba yakize umutwe. Ngewe mu bubi bwanjye sinezere ko umwana wanjye arwaye umutwe. Imana mu bumana bwayo, mu mbabazi zayo, ntisibuza kutugirira neza. Ariko niwinjirira aho ngaho mu neza yayo, mu gutuburirwa imigati, ntuzamenya ibyo abanyabyaha babikiwe, ntuzamenya ko imbabazi z'Imana zibategereje ngo nabo bihane bahindukire bakizwe, tuzaragwa n'ubugingo buhoraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Babyawe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya, haleluya. Mufite impano nyinshi, ariko iki tukizirikane nshuti z'Imana, tukizirikane kandi Imana itubabarire, nanjye imbabarira aho twaba twarabwiye abantu ibintu bitari byo, bakinjirira hagati mu kivunge mu buhamya bwacu, bagafatira aho ngaho mu masengesho yacu turimo dutabaza Imana ngo igirire neza abantu. Ni ukuri isi irababaje, isi irimo imiruho n'imibabaro, umuntu ari kubikora avuga Imana ubu tugire dute ngo abantu baruhuke? Ariko ikiruhuko kiri muri Yesu. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ariko ashyiraho uko abantu baruhuka, yagushyizeho. Benshi dukomeza ku mirongo yo hasi tugarukira hari. Yaravuze ngo abaruhuka bigenda biti, yarabanje atubwira ngo ngewe ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mutima, ariko nimwemere ko bagaragu banjye munyigireho. Haleluya. Nimunyigiraho namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ntushobora kuruhuka utamwigiyeho. Haleluya. Uko mutumbira niko ikiruhuko kinjira mu mutima wanjye, uko mureba, uko mwigiraho, uko mbwira Torotase ntibaci ibumoso baci iburyo nkabyemera, niko ikiruhuko kiza mu mutima wanjye. Ariko twebwe dushaka ikiruhuko tubwira ngo duci ibumoso tugaci iburyo, yatubwira ati hagarara uti ngewe ndagenda, ikiruhuko tukakibura turi kumwe nawe, ikiruhuko tukakibura turi mu nzu ye, kuko twanze kumwigiraho. Reka ngaruke. Haleluya. Babyarwa n'imbuto itabora, babiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya. Nuko ryagera mu matwi yacu tukizera, tugakizwa, tugahinduka abana b'Imana. Turenze imiryango twavutsemo, turayirenze kure. Wacu yitwaga kwa Mazimpaka, turenze kure imiryango twavutsemo. Haleluya. Turenze kure. Nubwo ufite umuryango mwiza gute, ukaba warabyawe n'Imana, urenze kure umuryango wavutsemo. Ntibigira amahuriro, ntibigira isano, tuzaragwana ubutaka bw'intanga n'ibibanza, ariko nibadakizwa ntabwo tuzaraganwa gakondo yo mu ijuru. Niyo mpamvu dukwiye kwingingira bene wacu kugira ngo cya gitwikirizo cy'umwanzi twikiriza abantu ubuco butumwa bwiza utabarasira kibakurweho, tukaberera imbuto, tukabingingira, tukababwira, nabo tukazaragwana ubugingo buhoraho. Birababaza, sinzi niba nako abakijwe twese turabizi, birababaza kubona uri mujya mu ijuru umuvandimwe we mu maraso ari magana mu irimbukiro. Erega buryo uko umunsi ugenda tuba turimo tugana aho tujya nyine, bamwe baragana mu ijuru, abandi baragana mu irimbukiro, kandi urupfu ntiruteguza.
yawe byibuza twari twibwira twese ngo tuzategereza kugeza igihe umwami azazira cyangwa impanda ikavuga, ariko urupfu rugenda rutujogomoramo abantu, tupfushije abantu benshi. Bamwe bapfuye bizera, abandi bapfuye batizera, abandi bapfuye tuzi ngo barizeye kandi batarizeye kuko tutareba mu mutima. Ariko Imana y'imbabazi, twebwe bagize umugisha wo kubyarwa ubwa kabiri, mureke dusabe Imana itwuzuza ibyayo kugira ngo tuyihagararire neza. Njya nibwira nkavuga ngo Yesu uri mwiza, uzuye urukundo n'imbabazi ku buryo nta muntu wakumenya uko bikwiriye ngo akwange, ariko ngo uhagarariye nte, nkuvuga nte, sa nawe gute ngo ntere abantu kukwifuza. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ababyawe twese rero dufite umwuka w'Imana muri twe. Ibyo ni ibintu bidasubirwaho. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni ibintu bitavuguruzwa. Ababyawe n'Imana twese dufite umwuka w'Imana muri twe. Niba utarunabizi ubimenye, unezererwe byo. Haleluya. Kubera ubusumbane bwagiye buba mu nzu z'Imana, ukuntu twebwe bagiye bava ko twebwe turi abasizwe, mwebwe niba muri abafite umwera ntago mbizi. Hagiye habaho mene ibyo bintu bitari byo, ariko dusigwa n'iki? Niko ko haba amavuta yo gutoranya abakozi b'Imana bakabatoranyiriza imirimo, ariko gusigwa k'ukuri ni ugusigwa na Mwuka Wera. Haleluya. Bashobora kundobanurisha amavuta bakansukaho Wild Olive icupa rikanshiriraho, ariko nta gusigwa k'Umwuka Wera kundimo. Haleluya. Ariko twebwe abizera twese dusigwa n'Umwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero twese abizera umwuka w'Imana abahehe muri twe. Abizeye Kristo, abahindutse abana b'Imana ntibari bonyine, umwuka w'Imana aba imbere muri bo. Haleluya. Reka turebe hamwe muri Galatiya 4:6. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya igice cya 4 umurongo wa 6, haravuga ngo kandi kuko muri abana bayo. Muribuka ko twahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana turi hano. Haleluya. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data. Kuwa gatanu twashyizeho urufatiro ko niba iyo niba gushaka data, nshaka Yesu, niko mbashaka n'umwuka w'Imana. Utaza kuvuga ngo ese ngo umwuka w'umwana wayo uwo niwe mwuka wera, yego niwe. Haleluya. Kuko rya jambo turi burigarukeho ryo muri Yohana 7, igihe Yesu yavuze ngo umuntu nagira inyota aze hehe ahondi anywe, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Haleluya. Umuntu nagira inyota aze ahondi anywe, ngo hanyuma abanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda zabo. Ngo ibyo yabivuza byerekeje kuri Mwuka Wera uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko umuntu nagira inyota asange ndi, asange Yesu kandi ahabwa iki? Imigezi y'amazi y'ubugingo yabivugaga yerekeje kuri Mwuka Wera abamwizera bendaga guhabwa. Rero twibavangura ngo biducange, ni data, ni mwana, ni Mwuka Wera, akaba Imana muri twe. Haleluya. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data. Reka nkoreshe kuri no murongo Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo koko muri abana bayo, koko kuko nuguhamya, koko muri abana bayo, ndetse Imana yashyize mu mitima yacu mwuka w'umwana wayo, utuma tuyitakambira duti Abba, no kuvuga ngo Data. Twese ababyawe n'Imana dufite umwuka w'Imana muri twe. Haleluya. Ntago tumushakira ahandi, iyo tugiye gusenga kwiherera tuba turi kumwe nawe, tujyana nawe. Ntago tumusanga mu byumba by'amasengesho, ntitumusanga ku bisozi, nta nubwo twamusanza, ahubwo yazanye natwe. Haleluya. Arasohokana natwe, agendana natwe, abana natwe. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko tuba duhuye, dutyazana, duhugurana, impano zawe zikanyungura, izanjye zikakungura. Niko ko iryo teraniro riraryoshye ntako risa, ariko umwuka w'Imana ari imbere muri wowe. Haleluya. Niyo mpamvu iyo umuntu yabimenye nta rungu, gukumbura amateraniro biraryoshye, ariko niyo ari iwe aba ari mu materaniro. Imana ishimwe cyane. Agira ibihe byiza ari wenyine, agira ibihe byiza abyutse, agira ibihe byiza ari muri dushe, agira ibihe byiza aryamye, agira ibihe byiza atetse. Kubera iki? Umwuka w'Imana ari imbere muri we. Haleluya. Imana ishimwe. Ababyawe n'Imana twese, ntibigarukiraho, reka nshyiremo naka mbere ko nkomeza. Ababyawe n'Imana twese, kubera Imana iri imbere muri twebwe, twahawe kunesha isi. Haleluya. Hari igihe dushakira abantu ko banesha batarabyawe n'Imana. Sinari mbizi, natinze kubimenya. Ukajya ushaka ko banesha, kandi se baranesheje iki? Ntacyo, ko ntakiri imbere muri bo. Tukababwira ibintu byagenewe abafite umwana w'Imana muri bo.
abafite umwuka w'Imana muri bo tukajya tubisaba abantu, hanyuma nyine ntibabishyikire kuko si ibintu umuntu yiha, si ingamba, si discipline, si ikinyabupfura turaga abana bacu. Reka da, ni ubumana muri twe. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4 n'uwa 5. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5, 4 na 5 ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya. Reka mbasomere muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana mu Kinyarwanda cyoroheje. Haravuga ngo kuko wabaye umwana w'Imana wese atsinda isi, kandi intsinzi y'isi ngiyi ni ukwizera Yesu kwacu. Haleluya. Kuko wabaye umwana w'Imana wese atsinda isi, kandi intsinzi y'iyi si ngiyi ni ukwizera Yesu kwacu. Mbese ninde utsinda isi atari uwemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Ntawe. Haleluya. Haleluya. Imana muri twe, kwizera Yesu kwacu niko kunesha isi. Nta hantu wigeze kugera ukavuga uti noneho birarangiye pe, uru ni rwo rupfu rwanjye. Hanyuma umwana w'Imana muri wowe akaguha kunesha. Wajya kureba ugasanga watambutse hakurya hariya, ubuntu bw'Imana bukaduheka aho tutwari buce tukahaca. Haleluya. Kubera Imana muri twebwe. Abantu b'Imana baca mu bintu birimo bibagosora kugira ngo bacogore mu gukiranuka kwabo, bihakana umuremyi wabo. Ariko kunesha isi twaraguhawe kubwo kwizera Kristo kuri imbere muri twe. Haleluya. Burya na bya bindi wibwira ko utabasha, niba warabyawe n'Imana, imbaraga zo kubibasha ziri imbere muri wowe. Ntucike intege, komeza urugendo. Haleluya. Ntushobora rero kubyarwa n'Imana ngo ubure impinduka z'ubumana muri wowe. Ntibishoboka. Zagenda gahoro gahoro bitewe n'uburyo uvomerera iyo mbuto wahawe. Zakererwa se, ariko ntizishobora kubura burundu. Impinduka z'ubumana zitari mu buzima bw'umuntu, twashidikanya ko umuntu koko yabyawe n'Imana. Mu nyumve bera b'Imana, kuko iyi mbuto y'ubumana muri twe, niba utera imbuto y'igishyimbo ikamera, igishyimbo kikamera kigahinguka tukakibona, watera avoka ikamera, avoka bashobora no gukuramo urukwi, ugatera inturusi ikamera, uratekereza ko Imana ishobora kugera mu buzima bw'umuntu? Haleluya. Ubumana ntibwaguke. Ntibibaho. N'imbuto z'ibiti ziramera, nangaswe Imana muri twe ntibibaho. Umuntu wese wagezwemo n'imbuto y'Imana itabora, ubuzima bwe buzagira impinduka. Haleluya. Buzagira impinduka, kandi twarabibonye, turabahamya. Umuntu yari yarananiranye, twari twananiranye, Imana ikagera muri twe. Haleluya. Impinduka z'ubumana zizaza. Niba rero zidahari, Yesu akuramburiye amaboko ngo umwakire, umwimike nk'umwami w'ubuzima bwawe. Kandi niba wibaza ngo ese bigenda bite ko maze iminsi mbirimo ariko simbyumve, muribuka ya mbuto itabora n'aya magambo. Muribuka ko Pawulo yavuze mu Baroma igice cya 16 na 17 ngo ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Haleluya. Muri biri jambo ry'Imana iyo bageze hepfo baravuga ngo ubwo butumwa bwiza ngo butera umuntu kumwizera, ngo no kurushaho no gukomeza kumwizera. Warizeye wumva ari byafashe, garuka mu butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Soma ijambo ry'Imana ku giti cyawe uvuga uti ndashaka buriya buzima bukura ko njyewe ntabwibonamo. Ubutumwa bwiza, haleluya, buzakubera imbuto itabora, umwami uzamumenya. Kandi umwami nagera muri wowe, nawe ubwawe n'abakwegereye bazabona impinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Nta muntu rero ubyarwa n'Imana ngo ubumana bureke kugenda bukurira muri we. Burakura pe. Haleluya. Ikimenyetso kindi cy'ingenzi gitangira kuba ku bantu babyawe n'Imana no gutangira guharanira iby'umwuka ashaka. Simvuze kubishobora, ariko mvuze kubiharanira. Uze gusoma mu Baroma, numva ntagiye kujya kubw'umwanya. Abaroma igice cya 8 kuva ku murongo wa 1 ugera ku murongo wa 9. Niba ufite Bibiliya y'ijambo ry'Imana uze kubisoma biryoshye kurushaho, birimo ikinyarwanda cyiza. Haleluya. Ikimenyetso kiba ku muntu wabyawe n'Imana, umutima utangira kwifuza,
utangira guharanira gushaka ibyo Imana ishaka. Haleluya. Atangira urugendo rwo kunyuranya na kamere ye. Ubundi yigengaga mu byemezo bye byose, mu mahitamo yose yarayobowe na kamere, ariko imbuto y'Imana igeze muri we atarabibasha, atangira kumva yifuje kunezeza Imana. Munsi yageze mu buzima bwanjye umwami w'abami. Haleluya. Nariyoboye imyaka yanjye yose ndinda, ariko Imana urihangana, ndinda ngera mu bugore nkiyobora. Uzi kwiyobora ukarinda ushaka ukiyobora, ukarinda ubyara ukiyobora, yo kabyaragera mu mutima wanjye. Umunyembabazi agera mu mutima wanjye. Haleluya. Sinari nzi doctrine y'agakizwa, sinari nzi gutsindishizwa, sinari nzi ubuntu. Erega sina ngombwa nanjye mvuga ngo tubimenye, ni ngombwa ngo tubimenye kugira ngo tubone ko tubibwira abandi, ariko ntibibuzwa ukizwa gukizwa. Iryo joro narakijijwe, ntazi ngo bakizwa bate bigenda gute, ariko mu mutima wanjye naratsinzwe. Menya ko burya ndi umunyabyaha, kandi imbere yaho gato nk'amasaha make numvaga ninjye muntu mwiza ngira ngo ubaho ku isi. Numvaga ndi umwana mwiza. Hanyuma umwami w'abami amurika mu mwijima w'umutima wanjye. Ndatsindwa, ntazi uko bihana, ntazi uko basenga, ariko ndamubwira ngo umwami nabayeho niyobora ubuzima bwanjye bwose. Ndakwinginze niba unyumva uyu munsi, ngwino uyobora ubuzima bwanjye. Haleluya. Haleluya. Ntushobora kumbwira ngo ntabwo uzi igihe wakirijwe, ubwo nturakizwa. Ushobora kutamenya umunsi exact, ariko hari ibihe byakubayeho. Niba umuntu arangiza segonderi akamenya ko yayirangije, umuntu yagira anniversaire akamenya ko yayigezeho, ni gute Imana mu Mana ishobora kugera muri we ngo ntumenye ko yahageze? Ubwo yarahageze, ntiyahageze. Ni evenement ntabwo ntirengagizwa, ntibishoboka. Haleluya. Hari ikintu cyakubayeho kizana impinduka muri wowe, wakomeje gusa nk'uko wasaga, ariko hari shift yabaye mu mutima wawe, wumva utangiye kwifuza kunezeza Imana, usanzwe uri ikigenge. Reka iyo tuvuga ibyaha igihe umuntu avuga ngo abakizwa ni abasambanye n'abibye, ntabwo nari ndimo kwiba, sinari ndimo gusambana, sinari ndimo no gusinda, nanywagaho gake. Nari umugore wiyubashye uri mu rugo rwe, ariko nari umunyabyaha. Uwo munsi cyabaye cyanzaniye kwifuza kutongera kwiyobora, cyanzaniye kwifuza kuyoborwa n'Imana. Ntabwo wambwira ngo icyo kintu cyakubayeho ntiwabimenya. Imana ishimwe. Turimo turagana kuri Pentecote, kubera ko ababyawe n'Imana nibo bahabwa Pentecote. Haleluya. Pentecote si ubushyuhe, si ukubira icyuya, si ukuvuga cyane, si no kuvuga buhoro. Oya. Uko agakiza kageze mu mutima wawe, niko n'iryo sezerano ryuzurira kuri wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Udafite umwuka wa Kristo, niko umurongo wa 9 utubwira muri aho ngo mu Baroma 8, ngo udafite umwuka wa Kristo suwe. Akadomo. Udafite umwuka wa Kristo suwa Kristo. Igihe azahagarara mu bicu tukamusanganira, abafite umwuka we twese tuzazamuka tumuteranirizweho. Haleluya. Icyo gihe nta kimenyane kizabaho. Icyo gihe ntibazavuga ngo Rutansi yabwirije cyane, icyo gihe ntibazavuga ngo waririmbye neza, warasirimbye. Abafite umwuka wa Kristo tuzamuteranirizwaho. Haleluya. Haleluya. Abafite umwuka wa Kristo nibobe. Ushake kuba ari we washyizeho sound system ya hano. Mani ishimwe ko n'umushyitsi, abashyitsi bavuga ibyo bashaka. Ushake kuba ari wowe wadushyiremo aya matapi meza, ariko niba udafite umwuka wa Kristo muri wowe, tuzakumenya hano muri Wells, ariko nitujya guteranyirizwa ntuzaburimo. Byaba bibabaje. Yesu yagiye ku musaraba, n'uyu munsi data yicaye ku ntebe y'imbabazi n'ubuntu, kugira ngo ubaze umutima wawe ngo ese uyu mwami naramwimitse, ese uyu ni umwami w'ubuzima bwanjye, ese naratsinzwe, menya ko ndi umunyabyaha, ko ntakizwa n'amaturo, ntakizwa n'ibitambo, ko ntakizwa n'imirimo, ko nkizwa n'ubuntu kubwo kumwizera. Haleluya. Imana ishimwe. Udafite umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe. Benshi mu badafite umwuka wa Kristo bazi ko kubaha Imana ari inzira yo kubona inyungu, nkuko Paulo yabivuze mu nzandiko yandikiye Timoteyo, ngo bazi ko kubaha Imana ari inzira yo kubona inyungu nyinshi. Kuri 7 akomeza avuga ngo uretse ko n'ubundi kubaha Imana bibafatanyije n'umutima unyuzwe, ngo n'ubundi bibyara inyungu nyinshi. N'ubundi birimo inyungu, ariko siyo papasi, siyo ntego. Ntitwubahira Imana ikizaduha, ahubwo turayubahira icyo yaduhaye. Haleluya. Yaduhaye umwana we, twarimuwe, dukurwa mu bwami bw'umwijima tujyanwa mu bwami bw'umucyo bw'umwana wakunda cyane. Ariko nakaga mwari mwabihirwa. Gabanya amatiko Ruta.
wari wabihirwa no kugendana no kubana n'umuntu udafite umwuka wa Kristo, ku buryo buri gikorwa cyose cy'ubumana bagitegerejemo inyungu. Birabiha abantu b'Imana, birabiha. Tuzakuramo iki? Tuzunguka iki? Bazatubona gute? Bazatumenya? Yaduhaye umwana we w'ikinege akunda cyane. Uyu munsi umwuka w'Imana ari muri twebwe. Amazina yacu yanditswe mu ijuru. Niyihe nyungu irenze iyo ngiyo? Mu ijuru baratuzi, baradutegereje. Abamarayika bafite amatsiko yo kuzatubona kuri urya munsi. Barimo barategura ibirori. Haleluya. Ba Abrahamu baraturindiriye, ba Mose baraturindiriye, abera ba kera baradutegereje ngo batabiragwa tutari kumwe nabo. Haleluya. Tuzaraga ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze arimo asangira n'abigishwa ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu kugeza igihe nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Haleluya. Ni inyungu ki ushaka inahangaha? Nta kintu na kimwe cy'inahangaha dusaba Imana abadafite Imana badafite. Barabyara tukabyara, bariga tukiga, batunga amamodoka tukayatunga cyangwa tukanayabura. Nta kintu na kimwe urimo usaba cy'inaha abadafite Imana badafite. Ntacyo. Umwihariko n'umwe, ni uko ndi umwana w'Imana nk'abafite umwuka wera muri nje. Haleluya. Kandi Yesu yarabibabwiye ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ntibamuzi, ntibamurora, ariko twebwe turamuzi kuko ariho natwe tuzabaho. Haleluya. Icyampa umutima wo kwifuza ibidashira. Ibishira ni inyongezo, kandi data yaturemye arabizi ko tubikeneye. Ubuse ngenda ahangaha nambaye ubusa byamwungura iki? Ubuse maze icyumweru ntarya byamwungura iki ko ntabona n'imbaraga zo guhagarara? Mwami tuguhaye icyubahiro. Wewe watubikiye ibidashira, wewe watugize abana bawe. Haleluya. Dukomoka mu miryango itazi Imana, watugiriye neza. Nubwo yabize Imana kandi agakiza ntigahererekanywa. Bamwe mwagize umugisha muvukira mu babyeyi basenga, icyakora batoza ijambo ry'Imana barasenga, amasengesho ntatakara hasi. Ariko harimo ababyawe n'abasengana n'uyu munsi batarakizwa. Ubushize hari umugabo witwa John Piper, abantu wenda baramuzi. Ni umwigisha ukomeye pe. Ikintu dupfa ni kimwe cyonyine, ntabwo yemera ko abagore baba pasiteri. Ariko ubundi nkunda ibyigisho bye. Umwana we ni umuhakanyi. Kandi umwana we niwe ni umusitari nk'uko se nawe ari umusitari. Mu minsi yashize nababazwaga n'aba bamwe mu bana banjye batari bakizwa, ariko nza guhumurizwa. Umva ikintu cyampumurije. Namenye ko Yakobo mwene nyina wa Yesu yakijwe, Yesu yasubiye mu ijuru. Batamvuga ibintu bya rusange. Yakobo mwene nyina wa Yesu ntiyigeze yizera Yesu agihari. Yesu amaze gupfa agiye mu ijuru, avuze ati koko wa mujama tuvukana burya yari Imana. Hanyuma arizera. Ahinduka umubishopu w'itorero rya Yerusalemu. Ufite bene wanyu batarakizwa, na Yesu yarabagize arinda apfa ajya mu ijuru bataramwizera. Muri handi gice cy'akandi barambwira ati dore abandi bantu bashaka gukomera bose bagiye mu minsi mikuru Yerusalemu, wowe uracyari hano ukora iki? Genda nawe ugende bakurebe. Ntibari bamuzi, kuko bitava mu kubyarwa n'inyama n'amaraso, biva mu guhishurirwa. Haleluya. Ndashima Yesu waduhaye agakiza. Ndashima data wadukunze urukundo rutagira akagero. Ndakwinginze wahawe iby'agaciro, wibigereranya n'ibyondo n'amabuye n'ibintu bishira. Wibigereranya, ntibigira isano, ntibivukana, ntibyegeranye. Warazwe ibidashira. Wibigereranya. Bikorera ibyo bakorera n'amaboko n'amafaranga, byigira ibyo bigira mu ishuri, bikorera ariko ntubigereranye. Ntubigereranye n'ibyatumye umwana w'Imana ajya ku musaraba. Ntibigereranywe. Amafaranga barayakorera, bajya mu kazi bagakora, bagira umugisha bakayabona. Bakora nabi bakabirukana. Cyangwa Imana yabibashaka mu muhamagaro. Baranze kumva. None se ubu twese tujya gukora ubutumwa bwiza buzavugwa nande? Twese tuzazana ibyacumi. Tuzazana se tubitange hano hajye habwiriza nde? Niyo mpamvu nyine bamwe muza mukakavamo kuko muba mwaranze kumva. Kanikomereze. Haleluya. Abadafite umwuka wa Kristo bibwira yuko inzira yo kubaha Imana ari kugira ngo babone inyungu nyinshi. Nyuma rero yo kwakira ubumana muri twe, cya kindi Yesu yakoze muri Yohana igice cya 20 abahumekera ati nimwakire umwuka w'Imana. Bari barizeye Kristo ko ari Imana, ko ari umwami, bari bakeneye no kwizera Kristo wapfuye akazuka. Ni bya bindi natwe tumaze kwirebaho ko dufite umwuka w'Imana muri twe, ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Haleluya. Abizera bose barabihawe. Nyuma rero yo kwakira ubumana muri twe, umwuka w'Imana muri twe, hariho isezerano ry'umubatizo.
abateolojiya ntibabivugaho kimwe, ariko numva nakwirengagiza ibyo bavuga nkareba ibyo Yesu yavuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Isezerano ry'umubatizo, gusesurwaho umwuka wa data, twararihawe. Abafite umwuka w'Imana muri bo bahawe n'irindi sezerano muri Luka igice cya 24. Haleluya. Umurongo wa 47 tugeze kuri 49, ngiye gukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 47 kugeza kuri 49. No, ndahera kuri 45. Ngo nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Arababwira ati uko niko byanditswe ko Kristo agomba kubabazwa akanapfa ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye. Byanditswe kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba gutangarizwa mu izina rye ibyo kwihana kugira ngo babarirwe ibyaha. Mwumvise ubutumwa yabasigiye. Byanditswe kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba gutangarizwa, muri make kubwirwa, kwakira gospel. Gospel ni nkuko abantu bahwihwisa inkuru zikagenda hirya no hino. Haleluya. Ngo abantu bo mu mahanga yose bagomba gutangarizwa mu izina rye ibyo kwihana kugira ngo bababarirwe ibyaha. Nimwe bagabo bo kubihamya. Kandi umva uko Yesu arimo avuga, nshuti z'Imana, ngo kandi nzaboherereza uwo data yasezeranye. None rero mugume mu mujyi mutegereze gusesurwaho. Bibiliya yangira ryoshye. Bibiliya ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo guhabwa imbaraga, ndibaza. Mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. 49 ongera isome. Kandi nzaboherereza uwo data yasezeranye. None rero mugume mu mujyi, mugume mu murwa, mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Haleluya. Gusesurwaho ni ibintu byuzuye, ni ibintu bisendereye, ni ibintu bimeneka. Haleluya. Kwa kundi ikirahure kirimo amazi, iyo dusutse neza mu busirimu ntago tucyuzuza cyane, ariko gusesurwaho ni ukucyuzuza kikuzura, amazi akaba arimo imbere, akaba ariho n'inyuma arimo kumeneka. Haleluya. Ni ugusuka kudashira, kutarangira. Yesu abwiye abigishwa be, bamwizeye nk'umwami, banamwizeye nk'uwazutse. Arababwira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kuvugwa mu mahanga yose buturutse i Yerusalemu. Mugomba kubuvuga, ni mwebwe bagabo muzahamya ngo ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu babwirwe ibyo kwihana, iby'imbabazi z'Imana no kwihana no kubabarirwa. Haleluya. Ariko nimutegereze mu murwa, mutegereze mu mujyi, nimugume, nimuhagumeho gatoya mu mujyi, mutegereze gusukwaho imbaraga zivuye mu ijuru, gusesurwaho uyu mwuka. Haleluya. Iri sezerano turikiritegereje kuko ryarasohojwe nyuma y'iminsi mike. Haleluya. Ku munsi wa Pentekote byarabaye. Icyampa imitima yacu ikanyoterwa n'ibi. Haleluya. Mwami mwiza, duha inyota. Kondisiyo ni inyota. Impaka ziriho uyu munsi zaba Pentekote, aba evangelike n'ibindi, bamwe baravuga ati umuntu akijijwe biba bibaye kandi birangiye. Nasanze bishoboka ko umuntu ashobora gukizwa rwose agamya ko Kristo ari umwami we, akabatizwa no mu mwuka wera, bikabera rimwe, ntagire umwuka wamwe imbere gusa, akanasesurwaho. Haleluya. 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 Birashoboka kandi ko umuntu yasesurwa umwuka wera ataranabatizwa no mu mazi menshi nkuko byagenze kwa Korneliyo. Ntibifite kondisiyo, icyo tuzi nuko bibaho. Kandi uwo byabayeho arabimenya. Ntushobora gusuka amazi mu kirahure ngo ameneke inyuma uyoberwe ko ikirahure gitose. Kandi ayo mazi ahazameneka naho bizagira gute? Naho bizagaragazwa. Umva ikibazo abera dufite. Ese wasesuweho umwuka? Niba usesuweho barabibonye abo mwari kumwe, nawe warabimenye. Haleluya. Niba ntarawusutsweho ntabyo nibonyeho, nabo twari kumwe ntabyo bambonaho. Amen, 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 amen. Haleluya. Tuve mu mbaka zo kuvuga ngo ese ngo biba ryari na ryari na ryari, ahubwo tukisigarana ikibazo kivuga ngo ese byambayeho ntibirambaho.
ariko muranyumva? Haleluya. Icyo bari cyo kibazo wisigaranira, kandi abe nabyo bigutera gusenga, kandi wibwiza ukuri, kubera ko imirimo myinshi tuyikorera inyuma. Biroroshye kwigana umuntu uvuga mu ndimi, nanjye nkazivugamo, nanjye ngatitira, biroroshye kugira ngo batananseka. Uzi korari yose kugira ngo ivuge mu ndimi, njye nsigane nsenga mu Kinyarwanda wa mugani. Ariko nyamara Pawulo yavuze ngo ashobora gusengesha ubwenge, ashobora no gusenga mu ndimi, burya byose ntacyo bitwaye. Ariko dukeneye gusesurwaho umwuka w'Imana, kubera ko isezerano ni iryacu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa arimo 8 turahazi ngo icyo akora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Bari barimo bamubaza niba ari cyo gihe agiye kuza kwima. Haleluya. Bari bakimeze kwa kundi, nicyo gihe ugiye kuzanira ubwami bwawe hano muri Isiraheli, nicyo gihe tugiye gukomera. Ubu noneho kuzutse ibintu biciyemo, ugiye kuba umwami nawe tukubera ibyegera. Iyo umuntu atuziza imbaraga arakomeza akabyitiranya. Bari bakibibaza, arababwira ngo si ibyabo kumenya igihe, ariko abagera ku murongo wa 8 ngo icyo akora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Ntushobora gusesurwaho umwuka w'Imana ngo ureke kuba umuhamya. Haleluya, haleluya, haleluya. Igituma itorero tudafite imbaraga, igituma dukonje, ni iki tubuze. Umuvuga butumwe umwe njya nkurikira, yarimo kwigisha kuri no mwuka wera, ngo abaza umuntu, umusaza ntakibaho, abaza umuntu yitwa Derek Prince, abaza umuntu ngo umuntu ngo aravuga ngo ikimenyetso cyo kuzuyeho umwuka wera ni ikihe? Aravuga ikimenyetso cyo kuzura umwuka wera ngo ni trouble, ibibazo bita bivuka. Kubera iki? Ntushobora kongera guhisha ubukristo. Ntushobora kongera guhisha ubukristo. Muri make niba uzura umwuka wera, ibibazo bizaba bivutse. Uri umusilamu, wakiriye Yesu uramuhisha, uri mu muryango utemera iby'ubukristo, numara kuzura umwuka wera, trouble zizaba zivutse, kuko kubisha ntibizaba bigicecetse. Haleluya, 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 haleluya. Uyu munsi ntabwo umuntu yambwira ngo nindeka kuvuga ubutumwa bwiza. Wenda nabureka, hano hari abantu benshi, ariko sinabureka ku muntu umwe. Imana ishimwe cyane. Ntibyaba bigikunze. Ntiwabuze umuhanuzi wahawe umwuka w'Imana guhanura, ntiwabuze umuntu kuba umuhamya w'ibyo yabonye n'ibyo yibonyeho. Impamvu dufite intege nkeya nuko ibi bintu bitakihutirwa. Dukizwa dushaka ibyo Yesu atanga, ariko ntidushaka imbaraga zivuye mu ijuru. Iri sezerano rimeze nk'iridafite agaciro, nyamara turi mu gihe cyiza, turi mu gihe cya nyuma, aho Data yasezeranye gusuka umwuka we ku bantu bose mu gihe cya nyuma. Aho itorero ririmo ritunganywa, aho umugeni wa Kristo arimo atunganywa. Haleluya. Aho arimo abonezwa, kandi aho umugeni wa Kristo agiye guca mu mibabaro myinshi. Ninde uzayitambukamo? Ninde unesha iby'isi? Ni umuntu wuzuye umwuka wera. Niyo mpamvu babicaga bakabica, ariko ntibabivemo. Tugiye twambaye ubusa, twamwihakana. N'uyu munsi turamwihakana, nta muntu utwica, ukamwihanakana kubera akazi, ukavuga uti abana banjye batungwa n'iki, reka nemere ndyame, abana banjye batungwa n'iki, reka ndyeho ruswa, abana batungwa n'iki, reka mbeshyeho gatoya, reka nshyiremo impapuro mpimbana abana banjye. Nta mbaraga, ntabwo byakunda. Kandi najya ngubwire ko igihe kitazoroha kizarushaho gukomera. Niyo mpamvu Data yizeye uwo yaduhaye, yaratubwiye ngo ntabwo azadusiga twenyine, kuko iyi si ntabwo wayishobora. Uko irushaho gukomera ntuzayishobora, ariko tuzashobozwa n'umwuka w'Imana kuri twe. Haleluya. Ubwenge buzagwira bunavuguruza Imana. Ninde muntu uzakomeza guhamya kandi ubwenge burimo buvuguruza ko nta Mana? Ni umuntu utakivuga yivugishije, ni umuntu utavugishwa nawe ubwe, ni umuntu uvugishwa n'Imana kuri we, muri we. Haleluya. Kuko siyansi irimo iratuvuguruza, ikavuga ati umuntu ashobora kuvukira muri envelope y'ubugore, ariko burya ari umugabo. Seriously, ngwino envelope. Ngo nyamara afite ibyiyumvo ngo by'umugabo, ngo nubwo muri ngo asa n'umugore, ngo ariko afite ibyiyumvo by'umugabo. Isi iraza kuducecekesha, iratubwira ngo twe kuvuga ko ubutinganyi ari icyaha, twe kuvuga ko uburezibiyeni ari icyaha, tuvuge ko ari ibyiyumvo. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Dukeneye gusubira mu byumba, ku mikeka yacu, ku mataba. Basore n'inkumi ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, dukeneye impano z'Imana muri mwe. Turimo turarenga twebwe, ariko murahari kandi sirabategereje. Dukeneye abahungu n'abakobwa bongera kwikingirana mu byumba, basaba ngo Data, iri sezerano ko ryasohoye, kuki njyewe ritandiho? Haleluya. Dukeneye kongera kubona abahungu n'abakobwa bahanura nk'abakobwa ba Filipo, bari bafite abakobwa 4 babari. Abari murabyumva? Abakobwa 4 babari batiyanduje bahanura.
ubuhanuzi twaburekeye mu cyaro, mu bantu batize, niyo impano z'Imana zigaragarira, kandi koko zinagaragarayo kuko bafite umwanya wo gutinda ku birenge bya Yesu. Dukeneye kongera kubona ubwiza bw'Imana ku bantu, ntari mwiza wa makiyaje gusa n'agakanzu, mfite n'ubwiza bw'Imana bwuzuye kuri njyewe. Dukeneye kongera kubona byuzuye bimeneka. Haleluya. Cyama mukanyoterwa Imana, niyo kondisiyo yonyine ngiye kugera ku musozo. Haleluya. Yesu yaravuze, twarahasomye, reka ndangirize hano muri Yohana igice cya 7. Haleluya. Aravuga ngo umuntu nagira inyota ze aho ari. Ibi bintu ntibigurwa ifeza koko nshuti y'Imana. Haleluya. Ibi bintu ni iby'ubuntu. Aravuga ngo ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, kuva kuri 37 Yohana 7, ngo ari umunsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota z'ahondi, umuntu nagira inyota z'ahondi anywe. Icyama tukagira inyota ya Yesu. Icyama tukakura amaso muri screen zacu, muri telefoni zacu. Kwa gatanu twaravuze ngo ikintu cyose ufite inyota ujya kugishaka. Ikintu cyose ufite inyota ujya kugishaka, urahaguruka ukajyayo. Iyo umuntu avuga ngo ugiye gusoma ijambo ry'Imana byarananiye, ntabwo byakunaniye, inyota nke. Mana tugirira ubuntu muri uyu mugoroba, muri iki gitaramo tugirira ubuntu. Dore inshuti zawe turi hano Mwami, abahungu n'abakobwa waguze amaraso, tugirira ubuntu, uduha inyota. Kondisiyo ni inyota. Umuntu nagira inyota z'ahondi anywe. Uyu munsi kunywa no kugotomera ibyanditswe, no kugotomera ijambo ry'Imana, no kongera nkarinywa, nkongera nkaryuza, nkongera nkaritekerezaho, rikanyuzura, rigasibanganya ibitekerezo bya Kigali byari binyuzuye, ibitekerezo by'abagore muri iki kinyejana byari binyuzuye, ibitekerezo dukura hirya no hino. Nawe se koko bari hehe abantu bashobora kumara isaha mu ijambo ry'Imana batanyarukira ku biganiro biri kuri YouTube ngo nuko byitwa gospel? Kuba byitwa gospel ntibivuga ko ari gospel, ni amatiku yacu. Hortense yarwanye ngo uko byitwa gospel, ngo uko birimo Hortense se bivuga ko ari gospel? Not at all. Gospel ni iyi. Bari hehe abantu bashobora kumara isaha mu ijambo ry'Imana ritavangiye? Murareba turavuga umurongo umwe tukavuga inkuru zacu nka zingahe, ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza bwakiza umuntu. Ariko iri jambo Umwuka Wera niwe waryandikishije kandi ari imbere muri wowe. Umuntu nagira inyota z'ahondi anywe. Cyaduha abasore beza n'inkumi bakongera bakagirira Yesu inyota. Dukenera inama z'abanyabwenge twese, ariko umunyabwenge kuruta abandi yaratwandikiye aduha inama ntitwazitaho. Hari igihe ujya guhura n'umuntu ukumva uri mu muvomeho inama y'ubwenge kandi koko ukayimuvomaho, ariko waremye ijuru n'isi, uzi ibya none n'ibizaza, udafite itangiriro n'iherezo, uzi ibyo mu mucyo akamenya n'ibyo mu mwijima, yaratwandikiye. Ibyo twandikiye tubitera umugongo. Inshuti z'Imana, turi mu kinyejana cy'igitangaza. Aya mahirwe dufite ba Pawulo ntabwo bari bayafite. Murabizi ko mu gihe cyabo bitari bimeze nk'uku kwacu. Izi nzandiko Pawulo yandikiraga amatorero ntabwo bari bazi ko zizaba ziri muri Bibiliya. Kwari ugusubiza ibibazo by'amatorero yatangiye cyangwa yatatangiye yumviseyo, abandikira uko bakwiriye kugenza. Uyu munsi twebwe Umwuka Wera yarabiduhaye, turabifite. Ububyutse bwabaye bamaze kubaka inkike z'i Yerusalemu ba Nehemiya, ngo Ezira yahagaraga ku gatuti nk'aka ngaka ngo gasoma ibyanditswe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kugira ngo bibutswe amategeko ya Mana bataye, bakabiyasomera mu gitondo na nimugoroba, ngo abantu bakaboroga bakarizwa nuko bari barataye Imana bakihana. Ububyutse bwazanywe n'amagambo Ezira yasomaga. Twebwe uyu munsi umuntu adusomeye kuva ku gice cya mbere kugera ku cya kabiri twavuga, ariko none yabuze ibyo avuga kuko twahaze amagambo y'Imana. Yadusomera agasizwe ntituzi gusoma, ariko Ezira yarabasomeye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo n'umunsi ukurikira bakongera akaza bakabasomera amategeko y'Imana. Abantu bakaborozwa nuko bataye Imana bakihana. Umwuka w'Imana aramanuka, bararira barihana, barongera bagaruka mu bitambo bari barataye, bagaruka mu mirimo y'Imana bari barataye kubw'ijambo ry'Imana. Iki gihe dufite ijambo ry'Imana rivuga, ushobora kumva mu matwi yawe ukaryumva utetse ukaryumva. Bantu b'iki gihe, Data duha inyota. Umuntu nagira inyota z'ahondi anywe.
kunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo bamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Reka dusenge. Kondisiyo ni inyota. Tumusabe inyota, tumusabe inyota. Nitugira inyota tuzanywa, nitunywa tuzarushaho kumwizera. Kandi iyi migezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda zacu. Iyi ni imigezi idakama. Ubu ni ubugingo buhoraho muri twe, ubu ni ubumana muri twe. Niko byagendekeye umunsi wa Pentekote tugeze, niko byagendekeye ba Petero. Abari bafite ubwoba ntabwo twamenya ahubwo babugiye, abatinyaga urupfu kandi bari bakiri mu minsi ya vuba. Iminsi 50 yonyine Yesu amaze kwicwa, ntabwo byari ibintu bitinze, kandi abamwishe bari aho ngaho, ariko buzuye imbaraga. Petero arahagarara arahamya, aravuga ati uyu Yesu mwishe niwe ukoze ibi ngibi murimo mureba. Ubwoba bw'urupfu buragenda, ubushizi bw'amanga burabuzura. Haleluya. Umwuka w'Imana nadusesekaraho bizaba atakiri twebwe, inzitwazo zituvaho. Haleluya. Arahamya, kandi uwo musaruro iteka azaba atari umusaruro w'abantu, kuko Petero ntabwo yavuga ubutumwa nka Petero ngo abantu barenga 3000 bakizwe. Ariko Petero wuzuye umwuka wera turamukeneye, turamukeneye muri bene bacu batazi Imana, turamukeneye mu biduhiga bimeze bitya. Bavuga butumwa nshuti z'Imana, bagenzi banjye, dukeneye guhora twuzujwe muri iyi si ikakaye. Ahantu abantu bahaze Imana dukeneye kuzuzwa, kugira ngo amagambo yacu azahetse Imana, asohoka ahetse ubuzima, nagera mu mitima y'abantu azana ubuzima. Ayanjye nkanjye ntacyo yamara, yahinduka nk'imigani no gucurangira abantu bikanarambirana. Ariko nitwuzura Imana muri twe, ibyo tuzavuga bizazana ubuzima, tuzaririmba bizana ubuzima, tuzabyina bize bihetse Imana. Reka wisengere nanjye nisengere, tumusabe inyota. Sinzi kuririmba, ariko hari indirimbo ndimo ivuga ngo duhe inyota yo kukwegera Mwami. Niba hari uwayimfasha, iravuga ngo duhe inyota yo kukwegera Mwami, imitima yacu isabane nawe. Ntawizi? Mbese mushobora no kwirimba mukarushaho kwiyoberwa. Reka tube mu mwanya wo gusenga. Ndakwinginze, Umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Babatijwe mu Mwuka wera, ariko imisengere yabo iteka bahoraga buzuzwa. Si ibintu byo kuvuga ngo muri 40 na kangahe nuzuye Umwuka wera, muri 76 nuzuye Umwuka wera, ahubwo ni ubuzima bukomeza, ni ubuzima bukomeza. Imitima yacu isabane